y'Amajyepfo ejo heza hari mu biganza byawe tuvuga dukora bari gutuma yiyemeje kugenda Central Rwanda Field ku murimo turi ku isonga inshuti mukunzi ukurikira USTV twongeye kugusuhuza kandi tuguha ikaze. Turi mu rugendo rwerekeza muri College Adventiste de Gitwe ahazwi nko kuri Bienvenue, akaba ariho hamaze icyumweru cyose habera ihuriro ry'abarondaho kandi arizwi nka Kampore, ndetse n'ihuriro rya PCM cyangwa se Public Campus Ministry. Akaba ari ihuriro ryagenze neza, tuje kukugezaho akari ku mutima w'abari bitabiriye iyi Kampore, uhereye mu buryo bayibayemo, abayobozi bari bayirimo, by'umwihariko turagushyiriraho amwe mu mashusho y'ibyayiranze nuko byari bimeze. Benshi mwakomeje kujya mukurikirana ibyaranze uyu munsi usoza Kampore, ariko twebwe twiyemeje kukugezaho n'ibyari biri muri Kampore nyirizina nuko abari bayitabiriye bari bameze. Ntucikwe kuri USTV, biraza gusozwa ni ikiganiro twagiranye n'amafiridi atandukanye, aho buri firidi yagiye ihagarirwa n'umwana umwe ndetse n'umuyobozi umwe, akavuga akari ku mutima w'abari bitabiriye iyi Kampore. Ntucikwe rero ukurikirane iyi video yose, numara kubona ari nziza uyisangize bagenzi bawe, ukande subscribe niba utarayikora, ukore comment na share. Imana iguhe umugisha mwinshi kuri USTV. Tuboneraho no kubifuriza impera nziza z'umwaka 2025, tunabifuriza umwaka mushya muhire wa 2026, tubashimira ubufatanye mwagiranye natwe muri uyu mwaka ku kazi katari tworoshye, ariko kandi byatumye YouTube channel yacu ya USTV Ministry ikomeza kwaguka ikaba umuryango mugari. Mwese Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, mukomeze mukurikirane kandi mwihere ijisho, muryoherwe n'ibyiza byinshi USTV Ministry iba yabateguriye. Wa mwanya tubagezaho amakuru yiri kubera muri Kampore kuri buri kimwe, yaba imibereho, yaba ndetse n'ibikorwa bitandukanye, ndetse n'amasomo, kuri buri kimwe nk'uko mumaze kubimenyera. Uyu munsi kandi twasuye abana bato cyane nabo bitabiriye iyi Kampore kugira ngo tuganire nabo ku buzima bwabo ndetse n'imibereho yabo. Ikindi kandi by'agahibuzo kurusha ibindi, aba bana tubasanganye na mwarimu wabo. Reka tuganire. Abana, ubuzima bwiza imbere n'inyuma, tuzagenda tuvuga inkuru y'uko turi impano y'Imana, ababyeyi batubyaye, itorero ryatureze, n'igihugu cyatureze. aha, none mwabana mwe ko numva muvugana imbaraga nkeya, aho mwariye cyangwa mwabwiriwe? Mwafashe ka breakfast? Breakfast babaha iki rero? Ko babaha byinshi, wowe ngwino utubwire. Hegera hano imbere utubwire. Hegera hano imbere y'abandi. Amazina yawe witwa nde? Reba hano tukurebe. Amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Mugishiganze Wiri. Wiri, uturuka he? Nturuka mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 9 y'ubukuru. Imyaka 9? Ukaba waraje muri Kampore? Ubu urabishobora? Yego. Urarya ugahaga? Yego. Mbwira nk'ibiryo baguha. Baduha muri breakfast baduha igikoma, nk'imigati n'imigati 2 n'ironji. Urabimara? Ujya ubimara? Ariko kumva uraindiregutse cyane. None saa sita bakaguha iki rero? Saa sita bakaduha umuceri cyangwa amakaroni n'ibitoki. N'ibitoki barabibaha? N'amakaroni? N'ibishyimbo. N'ibirayi? Mwarabiriye? Noneho mumeze neza? Ninde ufite ikibazo cy'inzara avuga ati ngiye inzara igiye kunyika? Nta n'umwe? Ngabavuga ntibagabanye ibiryo, baduha ibiryo byinshi. Kavuga ni ibiryo ni byinshi babigabanye. Nta n'umwe? None se ko mba mbona mwabisigajemo hariya kandi muvuga ngo ni biki? Bazajya bagabanya iki? Egera hino, wegera hino. Uriya niyegere hino atubwire.
egera hino tubwire wowe uravuze ngo bajye bagabanya iki ubugari bajye bagabanya ubugari ariko ibindi byose babyongere ibindi byo ntabwo wabisigaza ariko ubugari busigaza kubera iki nawe egera hino nawe egera hino wewe witwa nde basangisha gisubizo Yannick bajye bagabanya iki wowe ibitoki kuko baduha byinshi baba byinshi cyane ibitoki oya ibitoki bajye bagabanya bagabanya amata amata makeya babaha menshi babaha urukombe rwuzuye na mukaru nkeya hari igihe basuka ukabona kiruzuye ukagisigaza wowe ukavuga ngo iki hari n'igihe ugihoza bikanga kikameneka amatwi n'ubundi muri studio zacu za Kampore nk'uko mubireba hano kuri kamera turi kumwe n'abayobozi b'amaferdi atandukanye nk'uko mubibona kuri kamera turagira ngo tuganire nabo mubona baje kwitabira uyu mukino kugira ngo batubwire imbamutima zabo batubwire n'uko babibona n'imbogamizi babonamo cyangwa se icyakongerwamo mbere na mbere barabanza batwibwire turahera umubyeyi uri ku ruhande rw'ibumoso ubundi atwibwire murakoze ni Pastor Gasambi Prosperi ndi umuyobozi wa Jiya mu ntara muri Firidi y'Amajyepfo ndagira ngo icyo wari tubajije iyi mikino iri kubera aha yego ni imikino myiza abana bakunda yego imikino abana bishimiye abenshi nibwo babonye bwa mbere umwe ntibari babizi babibonaga gusa wenda nko mu bitabo cyangwa muri tekinike zindi yego ariko kuba bigera aho biri bakabikora bagakora pratique yego ni ikintu cyabashimishije cyane iyo rero agenda kuri uyu mukino yego kuri uyu mugozi akawuzamuka akanyura muri iriya fitness anyuramo yego hari icyo bimufasha mu gukunda kubana n'abandi bana yego ese ni inama ki mwabwira cyangwa se mwaha ababyeyi batohereje abana muri iyi Kampore buriya rero uwambaye ikirezi na myako kera yego igihe abana bari hano bakabona ibintu ari byiza bakabibwira ababyeyi babo baranezerwa ariko umubyeyi utohereje umwana we aba ahombye cyane yego ntabwo aba ahombye ku giti cye ahubwo aba ahombejwe n'umwana yego iyo abana bari kumwe barishima yego bakabona iyi mikino bakongera bakagira morale yego bikabatera umunezero bagakunda n'iki cyiciro yego rero iyo umwana ataje ahangaha aba yahombye yego ese nk'abana mwaje muhagarariye baturutse muri Firidi mubereye umuyobozi murababona mute nyuma yo kugera mu bandi murabona bihagaze biti abana twazanye bameze neza yego twavuganye nabo ndetse nabashimisha bamwe bari kuvuga ati rwose abandi basigaye barahombye kandi ndibwira yuko bazagenda banezerewe yego nitwa Pastor Michel Kanomero yego nkaba naraje nyoboye urubyiruko rwo muri Firidi y'Uburasirazuba amajyepfo y'Uburasirazuba bw'u Rwanda yego nigiyoboye icyo cyiciro muri iyo Firidi yego nanjye rero nageze ahangaha ndi kumwe n'abana batari bake yego kandi barishimye mu buryo butangaje yego ese imibereho y'abana muri iyi Kampore murayibona mute imibereho y'abana ntacyo itwaye yego abana barishimye yego barishimye kuko burya abana niyo batarya ibyo basanzwe barya iwabo cyangwa ngo barye ku masaha y'iwabo yego ariko iyo babirya bakabirya bari kumwe n'abandi bana batari baziranye bahuye bakoze urungano birabanezeza ntabwo bibuka yuko hari ibintu runaka batabashije kubona ariko mu by'ukuri bari no kwitabwaho mu buryo bukwiye byo kurya n'ibyo kunywa nta kibuze abana barishimye muri make twageze umugisha wo kumenya yuko muri bamwe mu barimu bari gutanga n'amasomo mu mashuri murimo mugeramo murabona bihagaze bite byo abana barishimye kandi baranezerewe cyane kuko amasomo bari kwiga cyane cyane nko mu mashuri nagiye nyuramo yego abana barishimye cyane kandi bishimiye kwiga yego ahubwo urashaka kubabwira ko isomo rirangiye bakanga yego bakakubaza ibibazo bashaka ko haguma yego mu gihe wenda wibwiraga yuko wabarambiye kandi wifuza no kujya gufasha irindi shuri yego ariko abana bakumva utabacika baranezerewe bafite
bafite umunezero utangaje, barifuza kwigumira hano, ahubwo mfite impungenge ko batazemera gutaha ku munsi wateganijwe. Byo biragoye. Murakoze cyane, Imana iduhana umugisha. Murakoze. Yego. Tujye kuganira n'umwe mu bana bahagarariye abandi, byakabaye byiza tugiye tuganira na buri mwana, ariko murabizi ko bitakunda kubw'igihe. Amazina yawe witwa nde? Central Rwanda tukaba turanezerewe kuba turi hano kuko byatugendekeye neza, kuko twari turi kumwe n'abandi tukabasha kuba twasabana, kandi bigira n'ibyo bitugiramo umumaro bitewe n'imyitozo twagiye dukora, special commando n'amasomo twagiye dukora. Ati twaranezerewe kandi twagize ibihe byiza. Ese ni ikihe kintu cyakunejeje muri iyi kampore ku buryo uvuga ati ikintu ntabwo nzapfa nkibagiwe mu buzima bwanjye? Ikintu cyanejeje ni imikino twagiye dukora imikino. Nibwo bwa mbere nari nyibonye nko kuzamuka ku giti, kuko sinari nsanzwe nkizamukaho. Nabashije kuzamuka ngera hejuru ndanamanuka. Ikindi ni uko nasabanaga na bagenzi banjye umunsi ku wundi, kuko byari ibintu bidashoboka ko twahora duhura buri munsi. Ati nasabanaga na bagenzi banjye. Ubundi tujya tubona hirya no hino haba hari amatsinda, ugasanga bamwe ngo ari abakire, abandi mbese uko inzego z'ubushobozi zitandukanye. Na hano niko mwabagaho muri iyi firidi cyangwa mwabagaho mu buzima bumeze kimwe? Twabagaho mu buzima bungana kandi tugafata amafunguro amwe, keretse abari bafite ibibazo, ariko nabwo urumva ko ari impamvu z'ibibazo bari bafite. naho ubundi twabagaho bimeze kimwe. Tuguhaye amahirwe yo kugira abantu usuhuza ukabifuriza ibihe byiza abantu batatu. Mbere na mbere ndasuhuza umuryango wanjye wangiriye icyizere ukanyemera ko ngera hano. Ikindi ndasuhuza buri mubyeyi wese w'umwana turi kumwe hano ndetse n'abayobozi banjye. Turagushimiye, Imana igumugisha. Turi kumwe kandi na Master Guide Kapiteni Jean Berekimasi, muramubona ni wo muri Central Rwanda Field, ni umwe mu bakapiteni bagize U58, abakapiteni bashya baheruka kwinjira cyangwa guhabwa inshingano. Iyi kampore turabizi ko muri mu bagize uruhare mu kuyitegura. Mwayibonye mute mugereranyije n'izindi kampore cyangwa izindi ngando mwagiye mwiga? Urakoze cyane USTV. Mu by'ukuri nk'uko nawe ubibona, iyi ngando yabaye nziza cyane kuko yabaye ingando ihuza, igerageza gutuma abana ndetse n'abarezi babo bashyikirana. Nk'uko umwana amaze kubivuga, akubwiye yuko nta busumbane bwari burimo. Abana bose aho aturuka bose bari bafashwe kimwe, kandi urabona ko ingando yari iteguye neza. Amasomo yose yagendaga atangwa neza kandi agatangwa muri gahunda nk'uko yateguwe. Ni iki wabwira abantu by'umwihariko bagize Union y'u Rwanda muri rusange nyuma y'uko tubaye muri no kampore, nyuma y'ibyigisho bitanzwemo? Ni iki wabwira abandi bayobozi bakuru? Hari abakapiteni, hari abayobozi bagiye bahabwa inshingano ariko bigaheruka bahabwa izo nshingano. Wowe ni iki wabwira abayobozi bakuru muri rusange? Mu by'ukuri icyo nabwira abayobozi bakuru bagize Union yacu y'u Rwanda, icya mbere ni uko dukwiriye kwita ku umwana ku isonga, guhera ku mashuri y'abato nk'uko ari kuva kudutama ukazamuka ukagera ku bafasha, bakwiriye kwita ku bana. Noneho by'umwihariko nk'uko ingando ikampore yari ya Pathfinder kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15 mu mitwe y'amajyambere yose nk'uko ikurikirana kuva ku nshuti kugeza ku bayobozi. Icyo nashishikariza rero bagenzi banjye b'abayobozi bakuru ni ukwita ku bana ku mashuri yabo, bagashinga amashuri kandi bakajya bayigisha bakurikije integanyanyigisho. Icyo nabwira rero Union yacu y'u Rwanda ni uko yakomeza kutuba hafi, igakomeza gutegura zaba ari izi kampore zihuje amafiridi menshi, ndetse by'umwihariko n'amafiridi muri rusange akajya ategura kampore za firidi kugira ngo babashe kwita ku bana atari benshi cyane, byarushaho kugenda neza. Turamushimiye Master Guide Kapiteni Jean Berekimasi, ndetse dushimiye abo muri Centro bahagarariye abandi kuko ni benshi, bamwe bari mu nshingano abandi bari mu gitaramo, ko turacyakomeje kunezerwa
turasoza mutanga intashyo muzigenera abadukurikira yaba mu Rwanda no hanze y'igihugu. Mwese hamwe nka Centre Rwanda Field MGA toujours Prêt, joyeux, au service de Dieu et au service du pays. MGA, Centre Rwanda Field, ku murimo turi ku isonga. Wow, turi ku isonga rero. Nanjye ndi umunyamakuru uba mu mafiridi yose kubera ko ndi uwanyu, ariko by'umwihariko ubu membership yanjye nanjye ibarizwa muri Centro Rwanda Field. Nejejwe no kuba nari nakoreye muri Centro cyangwa se nakoreye iwacu. Mukomeze kugira ibihe byiza. Asante sana. Berave, oh bravo, bravo, Calabanco. Calabanco. Señorita. MGA, Centre Rwanda Field, ku murimo turi ku isonga. Komeje kuganira n'abari bari muri kampore yaberaga igitwe, turi ku bari bagize Field y'Amajyepfo. Turi kumwe. Iyi kampore ni ikihe kintu wumva cyagushimishije kuba warayijemo? Guhura n'abandi bantu. Ati baduhaga umuceri bakaduha n'imboga. Reka tuvugane kandi n'umupasifayinda yigire hino, tuvugane n'umupasifayinda uhagarariye abandi. Amazina yawe witwa nde? Uwineza Safina. Iyi kampore bakivuga ko uzayizamo wumvishe umeze ute? Uko watekerezaga uzasanga imeze se niko wasanze bimeze, cyangwa wasanze bitaryoshye, cyangwa wabonye byarabaye byiza kurushaho? Nabitekerezaga nasanze byarabaye byiza kurushaho ko nabitekerezaga. Ati nasanze byarabaye byiza kurushaho ko nabishakaga. Ni ikihe kintu cy'ingenzi wakuye muri iyi kampore ku buryo uvuga uti umuntu utarageze muri iyi kampore agikurikirane kuri USTV kandi kimucitse yabahombye? Ikintu cya mbere nakuye muri iyi kampore Coast Command. Coast Command. Ikindi nakuyemo ni ibyigisho by'ingenzi. Ibyigisho by'ingenzi nk'ibihe? Ibyigisho by'ingenzi nyine nakuyemo igaruka rya Kristo, nuko nyine tuzaba tumerewe ubwo Kristo azagarutse. Ati nakuyemo igaruka rya Kristo nuko tuzaba tumerewe. Wumvishe nawe witeguye gusanganira Yesu. Ese Coast Command nawe wabashije kuyikora? Ntabwo wabashije kuyikora, ariko ubonye amahirwe noneho ubu ngubu nawe wayikora? N'ikibazo mfite ntabwo wabasha kuyikora, ariko yaragushimishije? Ati yaranshimishije. Reka twakire kandi umwe mu bayobozi bateguye Coast Command, akaba ari n'umuyobozi muri JIA. Afite byinshi ashinzwe nk'inararibonye, yabaye mu mafiridi atandukanye, ariko ubu ari muri Field y'Amajyepfo. Captain Roger, tuguhaye ikaze kuri USTV. Nakoze cyane. Natwe turishimiye kuba twarabanye n'aba abana baradushimishije cyane. Twateguye imyitozo ya Coast Command, yari ikomeye, ariko mu babashije bose kugerageza kujyaho babashije gutsinda kandi batsinda neza ku kigero tutari twizeye. Kandi nawe nk'uko wabibonye, babonye ko bamaze kubahemba, ucyura impeta nkeya aracyura impeta 6. Ni iki mwiteze ku bana bitabiriye iyi kampore? Icyo tubitezeho ni umusaruro ku matorero yabo. Turateganya ko nibamara kugera ku matorero yabo bazajyana bushyuhe bakorana mu ngando, bakavugurura JIA ndetse bagashishikariza n'abandi kuzitabira ingando zizakurikira. Hari ababyeyi benshi bafata icyemezo cyo kutohereza abana babo mu ngando, bavuga ko mu ngando hashobora kuberamo imico mibi n'ibindi bintu abana bashobora kwangirikiramo. Byari byifashe bite muri iyi kampore? Umutekano wari umeze ute? Nizihe mpungenge wajya umara ababyeyi cyangwa wamara ababyeyi kuri kampore n'izindi ngano ziri imbere? Icyambere dushimira Imana nuko ababyeyi batwereje abana bari discipline, abana bafite ikinyabupfura, ni abana bumvaga, ni umwana wabwiraga ngo nyura aha akanyura, ni umwana mbese utari kubasha kujya mu ngeso mbi. Rero turashishikariza n'abandi babyeyi kujya bagirira icyizere ingando
kuko baraza bakiga ndetse bakavana n'imico myiza ko nta mico mibi ihari. Mwakoze. Turagushimiye Kapiteni Roger, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Kandi abo muri South Rwanda Field turabanezerewe, abo muri izindi field zose baradukurikiye kuri USTV, twese tubahere intashyo rimwe tugira tuti MGA toujours prêt, joyeux, au service de Dieu et au service du pays. MGA Rwanda y'Amajyepfo, ejo heza hari mu biganza byawe, tuvuga dukora. Amen, amen. Mukunzi wa USTV, turagushimiye, turacyakomeje kugenda tuganira n'amafiridi atandukanye. Tugeze mu majyepfo y'uburasirazuba bw'u Rwanda, akaba ari firidi ibarizwa mu ntara y'uburasirazuba ifite icyicaro Ngoma, ahazwi nka Ngoma cyangwa se mu karere ka Ngoma. Tugiye kuganira n'umwana umwe n'ubundi uri buhagararira abandi bana. Amazina yawe witwa nde? Mugabe Given Bertara. Ni ikihe kintu wabonye muri ino kampore ukavuga ngo ntabwo nzongera gusiba kampore? Nabonye imyitozo ya Kose Komando ku buryo numva ntazongera kugira kampore n'imwe siba. Ni ikihe kintu kindi wahakuye ukavuga ati buriya kuba narabaye umujiya nagize amahirwe? Babonye impeta utari usanzwe ufite, ni umwe mu babonye impeta. Turi kumwe n'undi mwana w'umukobwa aha ngaha wambaye akane kameze neza. Amazina yawe witwa nde? Ihirwe Twagirayezu Scovia. Ni ikihe kintu wumva wifuza kubwira abantu batageze muri iyi kampore? Nifuza kubabwira n'akarasimo n'umukemo ibitendo utaruzi. Turi kumwe kandi n'umuyobozi Kapiteni Nsabimana Jean, akaba yari yaje ari kumwe n'aba bana baba bugufi arabatoza. Kapiteni, ni ikihe kintu byibuza kimwe cy'ingenzi wabwira abana bose bo muri iki gihugu cy'u Rwanda baba mu cyiciro cya jiya ndetse n'abatakibamo, ku buryo n'utakibamo yavuga ati nanjye ndifuza kuzaba muri jiya? Murakoze cyane. Iyi kampore yabaye kampore idasanzwe kandi abana bungukiyemo ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye, nk'uko jiya twiga iby'ubwenge, iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Hari byinshi aba bana bungukiyemo kandi imbaraga bafite nizo kugira ngo abajiya batigeze baza muri ino kampore bazabamenyeshe bimwe mu byo bigiye hano. Ku bw'ibyo hari n'ibyishimo dufite by'akanyamuneza kuko iyi kampore ishoje harimo umubatizo wabatije abapasifanda barenga 50. Ni ibyishimo rero kandi niyo ntego bafite yuko abari aha ngaha ari aba bose uri kubona hano baje muri ino kampore hano Igitwe, bose bafite intego yuko bagiye kubwiriza ubutumwa aha bazengurutse hose, abajiya basigaye maze n'abatarabatizwa bakabatizwa. Icyo nashishikariza rero abantu batabonetse muri ino kampore ni ukubabwira ko bahombye ibintu byinshi cyane, harimo inyigisho nziza zinateye amatsiko nk'uko abajiya bamwe bagiye bagenda babivuga, bakavuga nka Kose Komando. Hari n'izindi mpeta nyinshi zagiye zikorerwamo aha ngaha, hari n'andi masomo menshi bagiye babona. Ni ibyishimo rero, urabona n'abajiya baranezerewe, barishimye, urabona ko ari byiza cyane. Turamushimiye Master Guide Nsabimana Jean. Naho rero namwe nk'uko izindi filimi zagiye zibikora, tubahaye akanya kugira ngo mutange intashyo muri sirogara yanyu musuhuza abakurikira USTV yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. MGA toujours prêt, joyeux, au service de Dieu et au service du pays. MGA South East Rwanda Field, umurimo turi ku isonga. Wow, murakoze cyane Safu ku murimo. Amafiridi yose bati turi ku isonga, mwese murakaba ku isonga, maze tugakorera Imana, tuzaba rero mu ijuru. Amen. Dukomeje kuganira n'amafiridi atandukanye, tugeze kuri firidi y'uburengerazuba bw'u Rwanda, akaba ari firidi ibarizwamo intara nyinshi zitandukanye, ibarizwa n'ubundi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
tukaba tugiye kuganira n'umwana uhagarariye abandi bana, yatangira atubwira amazina ye tukabona kuganira. Amazina yanjye ni Mugwaneza William, anuruka mu karere ka Karongi, nayo ubutumwa ya Kagabiro. William, witabiriye kampore, ni ubwa kangahe waba warugeze muri iyi firidi yo hagati mu Rwanda? Nibwo bwa mbere. Ni ikihe kintu cyakunejeje cyane muri iyi kampore? Kampore cyanejeje ibyigisho Pastor Nelson yajya twigisha ibyigisho bindi by'imitwe y'amajyambere twagiye twiga. Mbese ibyigisho byari birimo byarakunejeje, wumva wifuza kongera kuba n'ubundi no muri kampore n'ubutaha? Abana bose twakaganiye ariko tuhisemo kuvugana nawe kubw'umwanya. Ni ikihe kintu wabonyemo muri ino kampore kikagutangaza ukabona kiragutunguye? Ikintu cyantunguye ni uko ntabwo nari nzi ko twese twabasha kugera no muri kampore, kandi ikintu cyantunguye ni uko ibintu muri komando ni uko twagiye dukora ibintu bitandukanye, harimo kurira imigozi, kandi ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biba biri muri jiya muri kampore. Kandi ikindi ni uko muri kose komando ikintu bagiye bakora ni uko ugomba no kurira ahantu ugashirika ubwoba, nicyo kintu cyari gikomeye cyari kirimo. Muri rusange nawe yunze mu rya bagenzi bati kose komando yarantunguye cyane. Turi kumwe kandi n'uwari uhagarariye aba bana, Kapitene Twizeyimana Jackson. Tuguhaye ikaze kuri USTV. Murakoze cyane. Mwari mwaje muri kumwe n'abana benshi, bigaragara ko banezerewe. Ese bose ubuzima bwabo bwaba bukimeze neza cyangwa harimo abarwaye? Abana bo ubuzima bwabo bumeze neza, kandi ntabwo twebwe muri firidi yacu twahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Abana bameze neza, bararyohewe n'ingando, kandi rwose barabyishimiye. N'ubutaha tuzagaruka. Ati bararyohewe kandi nta burwayi, n'ubutaha tuzagaruka. Turabona ufite impeta nyinshi, hari na bagenzi bawe twagiye tuganira bazifite, ariko ni wowe duhereyeho. Ese izi mpeta zishatse kuvuga iki? N'imitako umuntu yagenda akagura akaza agashyiraho, zisobanuye iki? Impeta nk'uko tuvuze ngo ni impeta, umuntu ahabwa impeta kubw'igikorwa azi gukora. Rero impeta ni nk'uko umunyeshuri yarangije ishuri ahabwa impamyabumenyi imwerekana ko arangije amashuri. Rero impeta nayo igaragaza igikorwa umuntu azi gukora neza. Niyo mpamvu rero twishimira kandi tukifuza ko urubyiruko rwacu rwajya rwambara impeta z'ibintu bazi gukora neza. Yego. Ese muri aba bana bari bitabiriye iyi kampore harimo abatahanye amahirwe yo kwambara impeta? Umwana wese witabiriye kampore yagerageje gukora ibizami bitandukanye. Twamugeneye impeta 6 z'ubukorikori, kandi nizera ntashidikanya ko ni ubumenyi bigiye mu ngando, kandi bukiyongera ku bumenyi rusange bari basanzwe bazi, kandi bizabafasha gukura bakurira muri jiya banasobanukirwa impeta icyo ari cyo. Ni iki wabwira umubyeyi utinya kohereza umwana we muri jiya avuga ngo ni ukumutoza igisirikare, cyangwa se ashobora kuba yagira iyindi mico mibi ahandurira? Muri kamere ya kimuntu ntabwo impungenge zibura, kandi ikibazo kimwe gikomeye cyane kugeza uyu munsi, abantu benshi ntabwo basobanukiwe n'icy'urubyiruko rw'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi icyo ari cyo. Urubyiruko rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi twiga ibintu bitatu: iby'ubwenge, iby'umwuka n'iby'umubiri. Rero twebwe dutandukanye n'ibya gisirikari, kuko gisirikari biga umuco no kumenya igihugu no kubungabunga no kurinda igihugu, ariko twebwe twiga iby'ubwenge. Umwana akagira ubumenyi rusange ku bintu bidukikije, akagira iby'amwuka, akiga Bibiliya yashimikiriye, kandi agasobanukirwa neza n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi akiga n'iby'umubiri nk'uko babivuze ngo twakoze kose komando. Nuko iby'umubiri umuntu kugira ngo agire amagara mazima, nuko akwiriye gukora, agakoresha amaboko icyuya kikaza. Turagushimiye cyane MG Kapitene Twizeyimana Jackson, kimwe nuko dushimiye aba bana
bose mwari muje muri kumwe, twagira ngo aba bana badutangire intashyo nk'uko n'izindi firidi zagiye zibikora, nabo mu mwihariko wabo batanga intashyo ku bakunzi bakurikira USTV yaba ari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nta kibazo. MGA toujours. Joyeux au service de Dieu et au service du pays. MGA Rwanda Union Mission ku murimo turi ku isonga. MGA toujours. Joyeux au service de Dieu et au service du pays. MGA Rwanda Union barumva niyemeje kugenda. Wow, murakoze cyane. Ndagushimiye mukunzi wakomeje gukurikirana ibiganiro bya USTV intambwe ku ntambwe. Ni ibiganiro byari binejeje, byari byiza mu ruhererekane rw'icyumweru cyose tugira ibiganiro bitandukanye. Ugikomeza kubana natwe kandi ugikomeza guteraho akajisho, ari nako wumva impanuro abayobozi bacu baduhaye. Twongeye guhurira muri kampani nk'iyi tuzanezerwa, ariko tutanahuye tuzahurire mu bwami bw'Imana, nibyo tubifuriza. Amen. Twakiriye kandi Captain Deputy Director Instructor ni byinshi. Mukama Jean Claude ni umwe mu batekinisiye b'inararibonye mu cyiciro muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi hari impeta nshya bamwongeye zisanga izindi, ariko ku bw'igikorwa cy'indashyikirwa bakoze we na bagenzi be batatu, harimo Captain Innocent ndetse na Captain Longe, bakoze igikorwa mwakomeje kumva abana bagarukaho, Coast Command. Nanjye byankoze ku mutima, nanejejwe nabyo, kandi nawe bibona uraza kubona ko byari byiza, byari biryoshye. Mukama tuguhaye ikaze kuri USTV Ministry. Murakoze abakurikiye ikinyamakuru USTV, mwiriwe neza, turabishimiye. Murakoze cyane. Nk'uko bigaragara no mu maso umunaniro ni mwinshi, kuko mwarakoze pe, mwarakoze, ariko nirihe banga mwakoresheje kugira ngo igikorwa cyangwa isomo mwari mwarateganyije, kuko hari harimo amasomo menshi byiganze ku buryo abana bose batashye bavuga bati byibuze twabonye isomo, n'utarabashije kurikora cyangwa kurijyamo ariko vuga ati ririya somo ryari ryiza. Murakoze. Icyo ni ikibazo kitoroshye, ariko ku rundi ruhande kiroroshye. Bwa mbere ni ubwitange, ni ugukunda icyiciro kandi ugakora ibyo uzi. Kuba isomo ryariganje, ubwo tubanza kumenya ngo ese tugiye gutegurira abana ku ruhe rwego. Ni urwego rw'amahugurwa, ni urwego rw'inama, ni urwego rw'ingando, ni urwego rwa kampore. Kampore ikubiyemo byinshi, ariko ikiganza muri kampore ni ikiruhuko, ni ukwenjoyinga, ni imikino. Niyo mpamvu urwo ruhande runini rw'imikino n'ubwo no kwiga biba bifite igice kinini cy'amasaha dufite, ariko ku bana n'abandi bateguriwe kampore ikiba kiganje cyane ni imikino n'imyidagaduro. Niyo mpamvu rero byaba byarabaye akarusho, kuko abana benshi batari bazi ibijyanye n'iyo mikino ya Coast Command. Ngira ngo abantu benshi bajya bigisha abana bakarambirwa bitewe no kutamenya uburyo bwo guhindurira abana, kuko abana burya bari mu bantu barambirwa vuba. Ngira ngo hari ni nayo mpamvu mwebwe muri ino ngando irangiye abantu ubona bakishaka bakikunze, nuko hari mwari mwamenye ibanga mukajya mubahindurira, bakiga bakaruhuka, bakiga bakaruhuka. Niki wabwira abandi batoza b'abana bagenzi bawe, yaba ari abakapiteni ndetse n'abamasitagadi basanzwe? Murakoze. Kimwe mu cyateye iyi kampore gukomeza ni ugushyira mu bikorwa ibijyanye n'amashuri cyangwa se class mu rugaga rw'abarondabukanda ndetse n'urw'abato, kugira ngo ukurikije imyaka yabo bamenye uko bigishwa, bamenye uko biga, bamenye uko bitwara. Ibyo rero nibyo twagerageje gushyira mu bikorwa muri iyi kampore, ku buryo buri mwana n'imyaka ye yabaga ari mu ishuri rye, kandi tuzirikana ko ibyigisho by'abana iteka uko byaba bingana kose, ikibaye icyigisho kinini kitarenza iminota 45, ariko ubundi kigomba kuba iminota 15, ukabahindurira bakiga bicaye, bagahaguruka, bagatembera,
ntabwo ari ngombwa rero ngo babohere hamwe kuko barambirwa vuba ibyigisho byawe. barambirwa vuba ibyigisho byawe ni cyo ukanguriye cyangwa se nk'uwigisha cyangwa n'undi wese wateguye iyo porogaramu baba barimo bariga. Mu ngando hari igihe cyageze abantu benshi bayambika isura itariyo cyangwa se iyo wenda uraza kudufasha nk'umuntu umaze igihe kinini cyane mu cyiciro kandi ukaba uba mu ngando ku buryo umubyeyi iyo yumvisha ko umwana we agiye kujya mu ngando ahita agira ubwoba ko ashobora kuba yahangirikira cyangwa agahura n'izindi ngeso mbi. Muri iyi ngando byari bimeze bite? Ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo ibirinzi irangira nta kibazo twumvishe yaba ari icy'umutekano? Kuko natunguwe n'umutekano nasanze aha muri kampore, byarantangaje aho abantu basiga amatelefone mu matente badakinze bakigendera, mudasobwa ukagaruka ugasanga zihari nta kibazo kidasanzwe. Ni irihe banga mwakoresheje? Bwa mbere ni uko iteguye neza, kabiri turi mu kigo nacyo gifite umutekano, gatatu twizera Imana kandi n'abana baje ntabwo ari abana babonetse bose, ni abana barezwe, ni abana bafite umuco, ntawe ugaruka muri gahunda yo gusubira aho yaraye atabifitiye uburenganzira. Izo mpamvu zose rero n'izindi wakongeraho zituma umutekano wacu uba wuzuye kuko tuba dufite orere tugenderaho, abarwayi dufite aho tuberekeza, igihe cyo kuza kuryama kiba gipanze, igihe cyo kujya kurya gipanze. Niyo mpamvu rero ntabwo twikanga ko hari icyazimira keretse ahubwo cyavuye mu mwanya wacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo cyizere cyatumye ingando yacu cyangwa kampore itangira neza kandi ikabishoje neza. Course command twabonye ari imyitozo ikarishye, hari abantu bahita bavuga bati burya abadive barimo barare mu mutwe wa gisirikare. Nibyo koko muri kuri mu mutwe wa gisirikare? Ibyo ngibyo ni ubusobanuro burebure, ariko kugira ngo mbamenyeshe ko inyandiko yacu na Bibiliya ivuga ko n'ubundi turi abasirikari ku rugamba rw'umukiza. Abasirikari ku rugamba rw'umukiza rero n'ubundi ntabwo babayeho bajenjetse, kuko mu Befeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10 hatwereka ko hari urugamba ruturi imbere tugomba kurwana. Nubwo twe tubigaragaza mu buryo bufatika, kuko hari igihe tuva mu buzima turimo tukagera mu bundi twabishaka tutabishaka. Niyo mpamvu dukoresha iriya myitozo njyarugamba. Ntabwo Course Command hari abantu babyumva bakumva nyine ni igisirikare, ariko mu Kinyarwanda ni imikino njyarugamba. Imikino njyarugamba rero nivanamo ubutesi, ivanamo ubunenganenzi, ituma abantu tujya mu mwuka umwe no gukorera hamwe, kandi bigatuma umuntu abasha kwitwara cyangwa kunyura ahamugoye mu gihe bibaye ngombwa. Ni ukumenyereza abana rero ko ubuzima bavukiyemo bwiza cyangwa se buba atari uko buzahora, ahubwo ari igihe bwahinduka. Ku bw'izo mpamvu rero tubakoresha imikino itandukanye inyuranye kugira ngo baramutse bageze muri ubwo buzima butari bwiza bazamenye uko babwitwaramo. Turagushimiye Kapiteni Mukama Jean Claude, mwarakoze wowe n'ikipe yari iyobowe na Nyaminani Adalbert ndetse na Rubibi Louis Pasteur n'abandi mwese mwakoranye. Imana ibaho umugisha kubw'ubwitange mwagize, kandi tuzanezezwa n'ubundi no kongera kubana mu zindi kampore cyangwa mu bindi bintu mwategura. Abakunzi ba USTV, abakunzi b'icyiciro, ni irihe jambo rya nyuma wababwira tukabona kugana ku musozo? Ndabakunda kandi murushaho gukunda Imana kugira ngo twese tuzaraganwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Turi kumwe na Captain Habimana Innocent, nawe ni inararibonye mu cyiciro nubwo imyaka ari mike ariko ubumenyi ni bwinshi. Uyu ni umunyamakuru ngira ngo nshimire imbere yanyu nk'abakunzi ba USTV, mwakomeje kujya mubona amakuru yo muri camp cyangwa se muri kampore, nyamara twari mu zindi nshingano tutari hano, turabikesha uyu mugabo Innocent. Hari interview mwagiye cyangwa se mugenda mubona, ibyo byose tubikesha Innocent. Turagushimira, murakoze cyane. Nubwa mbere bakubonye kuri kamera za USTV ariko ntabwo ari ubwa nyuma. Yego, twagira ngo basuhuze. Turabasuje mwese mutega amatwi kandi mugakurikira USTV. Nkuko umuvandimwe abivuze, amazina yanjye ni Master Guide Captain Habimana Innocent. Nkuko mubizi nyine cyangwa nkuko abivuze, ntabwo musanzwe mumbona kuri izi kamera za USTV, ariko nkuko abisobanuye n'ubwa mbere ariko so bwa nyuma. Tuzajya tubana kenshi, muzajya mumbona kenshi,
kandi nanjye nezezwa nshimishwa cyane no kuba ndi kubarizwa kuri YouTube channel ya USTV. Yego, turi kumushimira rero, ariko kandi tunababwira ko mushonje muhishiwe impano nyinshi mwarimu muri multimedia, bizatuma n'abadukurikira babasha kugira byinshi basobanukirwa. Hari abantu bajyaga batwishyuza ngo turashaka kumenya uburyo bwo gukoresha yaba ari mudasobwa cyangwa telefone n'ibindi, kugira ngo natwe tubashe kwitunganyiriza amashusho amwe namwe twafashe twamubazaniye azagenda. Yego, murakoze cyane kubisobanura. Mu bijyanye na multimedia, ndumwe mu babyiga kandi bagerageza no kubikora. Kuri USTV rero nk'uko umuvandimwe abivuze, tuzajya tugenda turushaho gufatanya nk'uko n'ubundi yabivuze. Mwagiraga mwakunze kujya mubona ama interview, mukabona amakuru atandukanye mu ijwi ryanjye, ariko mutarabona nyiraryo. Uyu ni njye nyiraryo rero, kandi tuzajya tubana byinshi mushonje muhishiwe, byaba ibyo mu cyiciro, byaba hanze y'icyiciro, ariko bitagiye kure y'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo dutegereje. Yego, Innocent, uri muri bamwe bateguye Coast Command cyangwa se iriya mikino abana babayemo yabatozaga. Ni ikihe kintu cyakunejeje nyuma yo kumenya uko abana babifashe? Dutegura iyi myitozo muri Coast Commando mu ma department atandukanye, bamwe baratambukaga bakagira impungenge, yaba abashefu guide bamwe, yaba bahatambukaga bakibaza niba koko hari umwana ushobora gukora ibintu mwabonye namwe. Nabo ubwabo bakavuga yuko n'abayobozi babo ahubwo batabasha kubikora, ariko babonye ko bishoboka. Twabahaga ingero tukabanza tukabikora, kandi nabo bakabikora. Kandi igishimishije kurusha byose, abana benshi barabigerageje, nubwo byari bibagoye, ariko kubasapotinga, kubereka ko bishoboka, bwari uburyo bwo kubatoza ko ubuzima bwose bushoboka. Yaba bavukiye hahandi nyine twita mu gikoma cya avoka, abagomba kwiga bakamenya ko ejo cyangwa ejo bundi byanze agomba kumenya uko yitwara muri ya situation. Abajeya rero bakiri bato ibyo barabyiga. Ubwo rero muri Coast Commando icyanejeje cyane nuko abana hafi twari dufite abana bagera muri 520 barengaho, ariko byibura mu 400 babashije gupasinga kandi batsindira impeta muri Coast Commando ibyo twari twateguye. Urumva ni ibintu bishimishije, kandi nta muntu wahakomerekeye, nta hagira ikibazo nk'uko abantu bari bafite impungenge. Tubishimira Imana rero. Yego, umunyamakuru mushya kuri USTV uzajya ubana n'abakunzi bacu, wabyakiriye ute kuba nominated mu bantu bagiye kujya bakorana na USTV Ministry? Naranezerewe cyane. Ubutumwa bwiza kuri benshi. USTV, gospel for us, gospel for this, for me, for you, for all, gospel for us. Dutegereze kugaruka kwa Yesu. Ivuga butumwa kuri twese. Murakoze cyane, Imana ibahe.